umuntu nakumva nashimira cyane nuwo bita Maboko. Maboko bino bintu by'ibiheri twari turwaye bita shishikara byari bigiye kunyica. Maboko yajya ku muhanda akareba ndaryamye, ibi bintu ari byo byandyamishije nenda gupfa. Maboko anshyira kuri moto anjyana ahantu bita muri farumasi, angurira imiti, tukajya no kwa Setiya akaduha amazi tugasigaho, uko nguko byagiye bikira. Ubu ngubu tumeze neza kubera ko umuntu yadukijije ibi biheri bamwita Maboko. Niwe nshimira cyane. Harimo uwo bita Mama Gato na Setiya. Setiya yabonaga turwaye akatuvura, yabona twaryamye twabaye abanebwe akavuga ati rero ubwo rero mwarushye, akajya agashaka umukozi twebwe tukaruhuka. Umukozi byamunanira, ubwo rero natwe tuba twaruhutse tugakora utuntu iyo mirimo nyine umukozi yakoraga, kuko ni ukumesa no kuvoma gusa. namwe akabamenyera icyo murya, akabamenyera amazi, mugakaraba, mukamesa, akatumenyera mukamera n'ibyo neza. kwambara. Nta kintu Setiya yegeza twima. Ariko nshimira umugore yitwa Kaniwabo. Setiya yatujyanye mu ishuri, natwe pe nyine turamunanira. Aravuga ati njyewe sinabana n'abana bananira batumva. Turagenda dutora inifomo, yaratubwiye ati inifomo muzisige, turabyanga. Turamubwira ati ngo twebwe dushaka kwiga nubwo tukunaniye, ariko twebwe dushaka kwiga. Ubu ngubu turazinduka tukajya kwiga, tukavayo tugashaka rero ibya nimugoroba. Nuko tubayeho. Ibitameze neza muri iyi minsi bizagenda neza, tugiye kongera dupfundikanye ibishoboka byose turebe ko ubuzima bwanyu bushobora kugenda neza. Nubwo ngiye kubigisha n'ibyo bya sudire, ntabwo ubuzima bw'ishuri muri buze kubuhagarika, kuko ngewe byagorana kuba twabana nyine mwarananiranye. So mugomba kumvira mbere na mbere inama z'abantu bose bagerageza kubagira inama. Mugomba kumvira abayobozi banyu ku ishuri, mugomba kumvira abantu bose muri sosiyete, kandi mugakomeza mu kubaha abantu nk'uko byahoze. Umuntu nubaha cyane ni mwarimu no bita Maboko, kuko Maboko iyo nashonje arangaburira, nta kintu mbura. N'abandi bose mugomba kujya mububaha, kubera ko bagira uruhare runini mu mibereho yanyu. Ibyo ngewe ntabasha gukora byose ngo mbikemure, ariko abo bandi ba Sentiya, abayobozi, abaturage, n'abo bantu bose bagenda babafasha, mugomba mbere na mbere kubumva kandi mukanabubaha. Ni iki mwabwira abantu ko mugiye gushyiramo imbaraga kurusha ibindi kugira ngo mukomeze gutera imbere kurushaho, muzanabashe gusiba ayo mateka mabi yabaranze hirya no hino, cyangwa se yaranze ahashize hanyu? Ni iki mugiye gukora none aha ngaha kugira ngo ubuzima bwanyu bugende twebwe neza? ikintu twahereye na kera dukora kandi dushobotsa, twabaye abana bajijwemo, ariko iyi si turiho irajijura. Nuko nkikiva kwa Setiya natangiye kwicuza ukuntu, akicuza ndi mu muhanda, akicuza ukuntu nabaga ndiyo njya neza ninywera igikoma, ako pe ndamusaba imbabazi, ninjye namunaniye. Ninjye namunaniye pe. Buriya hari ukuntu atamujya imbere ngo musaba imbabazi, numva afite isoni. Ariko njye ndamusaba imbabazi. Yatubereye umumama mwiza, ntacyo yatwimye, kandi ndashimira n'abantu bose bakagasa kuba nyikiriho mbikeshaho, kandi kuba nyikiriho mbikesha wowe, kuba nyikiriho nanone ndabikesha Imana na Setiya. Mwambereye ababyeyi beza, mukazaza munzamura ngenda ariko ubuzima bwicuma. Ndagira ngo mbabwire rero, imyaka igenda ikura, ariko ubwenge bwisunika hejuru. Twe na mugenzi wacu ibyari kera cyarajijutse, ubu dusigaye turi abantu basobanutse. Twebwe aho kwiba, aho kugira ngo uzibe,
cyangwa utega amaboko cyangwa urye ibyo utakoreye urabikorera ukarira ukuri. abakunzi ba Maboko ndagira ngo bajye bamukurikira kuko Maboko atanga uruhano, kubwira abantu neza, akababwira ati iki si cyo. Azana n'abantu baciye mu buzima bubi, bakabwira n'abantu bose baciye bari mu ubwo buzima, akababwira ati bino bintu si byo muba mukora. Papa wanjye yari umusirikare aza gupfa, mama nawe aravuga ati ntago nabaho nta mugabo, nibwo yahise aduta. Nuko natwe twisanga muri ubwo buzima. Bashiki wanjye baravuga ati, mushiki wanjye w'imfura aravuga ati ntago twabasha kubana nta n'ikintu mfite, abaragiye. Na mukuru wanjye abagiye kuba umumarine baramufunze, nanjye ngumana agashiki kanjye ndakarera. Bicika intege bakomeze bashakishe pe, kuko nanjye naje kwisanga mu buzima nkakimenyera icyo nyakamenya umwambaro nambara, ariko ibyo byose nabinyuzemo, nanyuze muri byinshi. Nagiye mura n'abandenze, nkagakubitwa, ngakarara muri rigori. Umuntu wese anciyeho ngo dore cya gisambo, ako si uko nibaga. Njye ntago nibaga, ariko Imana nayatse igisubizo iransubiza, inzana ku mubyeyi bita Maboko. uwo bakubwiye ko ari papa wawe? Njye bambwiye ko ari papa wanjye. Yego. Ngiyeyo arambwira ati sinzi nyoko. Yego. Arambwira ati iso nako nyoko twahuriraga mu muhanda nk'uko nguko tukaryamana. Njyewe sinzi nimba uri umwana wanjye cyangwa utari umwana wanjye, sinagutunga, mvira mu rugo. Turabasuhuje kandi tubifurije ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Maboko Empire. Uyu munsi twabazaniye umusore w'umunyempano yitwa Kenny. Kenny, watangira wibwira abadukurikiye? Nitwa Mbabazi Kenny. Witwa Mbabazi Kenny aka Yes. Bijiyo Bija. Bijiyo Bija bimeze bite? Meze sawa. Bijiyo Bija bino ni amahoro? Ni amahoro. Yego, turakwakiriye kuri mikoro za Maboko Empire. Yes. Abakunzi bacu barifuza kumenya niki uzanye nk'impano gishyashya kuri Maboko Empire. Bari bamenyereye ko tubagezaho ibiganiro n'abastar, bari bamenyeye ko tubagezaho ibiganiro bindi bitandukanye, ariko uyu munsi twaje mu gice cya comedy cyangwa se kugaragaza impano z'urubyiruko. Uyu munsi twagutumiye nk'urubyiruko kugira ngo tuganire cyane nawe ku mpano ufite yo kwigana bamwe mu bakomediye nyarwanda, by'umwihariko Bijiyo Bija. Noneho tugezeho sample ku bijyanye n'uburyo ushobora kumwigana. Ngo iki? Ngo ntago ndarakibirindura. Ago magambo ni kuvuga buretse. Urandorera. Nuje uramvangira, urajogura kibirinduraga cyose. Cogurumva. Ngo urabikora gute? Ago ntago bindeba. Buretse. Nuru rarama ndaguturumbura. Buretse urabaga uranyumva. None ndataragurika ndarajaga aho ngaho kurajaga kuramaraga iki? Ego sha. None ngewe ndaragotomera ugwagwa. Ohereza nk'ibune 6. Ego sigo nuko nawe urakambyara neza. None urabyumvaga? Ako nuraje gurabaga nk'igihunyira cy'igihunyira. Ubwo agoma kwiga uragafunguye. Urakoze. Ya Kenny, urakoze cyane. Ufite impano nziza yo kuba wakwigana uwo muvandimwe Bijiyo Bija, kandi courage, ibintu bizagenda biza kandi uzabishobora.
Kenny, karame. mbere na mbere abantu batakuzi bakubonye kuri mikoro za Maboko y'Impaya, ni iki wababwira cyangwa se wowe uri muntu ki, wakuriye he, ese ubuzima bwawe ni ubuhe ku buryo wisanze hano? Njyewe ndi umwana, tuvukana n'abana 4, abakobwa 2 n'abakobwa 2, abahungu 2 n'abakobwa 2. Njye naje kwisanga mu buzima bubi, njye ngira mama wenyine ariko nawe yaradutaye yaragiye. Nuko naje Kagasa negera umubyeyi Maboko y'Impaya amfasha. Naraje ndamwegera ndamubwira impano mfite, nawe aramfasha, ndamushimira kandi mwese ndabashimira kandi ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Utubwiye ko muvukana muri abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Yego. Byagenze gute kugira ngo uyu munsi ube utari kumwe n'ababyeyi bawe? Papa wanjye yari umusirikare aza gupfa, mama nawe aravuga ati ntago nabaho nta mugabo, nibwo yahise aduta. Nuko natwe twisanga muri ubwo buzima. Bashiki wanjye baravuga ati, mushiki wanjye w'imfura aravuga ati ntago twabasha kubana nta n'ikintu mfite, abaragiye. Na mukuru wanjye abagiye kuba umumarine baramufunze, nanjye ngumana agashiki kanjye ndakarera. Kenny, Karame. kugira ngo abantu batakuzi babashe kukumenya neza, ni gute waje kwisanga muri ubu buzima, cyangwa se ni gute waje kwisanga kuri mikoro za Maboko y'Impaya? Ese Maboko mwahuye gute, mwamenyanye gute kugera ubwo muje noneho kugera ubwo mukorana cyangwa se mugafata icyemezo cyo gushyira kuri kamera? Twahuriye, yari ari kugenda, njyewe ndamuhagarika arahagarara, musobanurira ibibazo byanjye byose mfite kubera ko ndi imfubyi. Njyewe mvukana n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Nuko mama yaje kuduta, papa wanjye arapfa, nuko twese dutatana. Noneho njyewe ndongera ngaruka Kagasa. Ngarutse mura n'umubyeyi bita Maboko, ndamwegera ndamubwira impano mfite. Arambwira ati iyo mpano ni nziza ufite, uzabasha kuyigeza ku bantu bose. Yego ndemera, ngakumva ko yambeshya, ariko we njye nabyiyumvaga mu mutwe, ariko yaragize uti reka njye kureba wa mwana. Nuko nisanze anejeje imbere. Abavandimwe bawe ubu ngubu murabana cyangwa bari kumwe na mama wawe? Ntago tuzi na n'isaha aho mama ari. Ubu ngubu baracyari nyine ahantu gushaka ubuzima, nabo bari gufundikanya. Ari gupfundikanya. Watubwiye ko uvukana muvukamo na muri abavandimwe 4. Story yanyu cyangwa se urugendo rwanyu rw'ubuzima rumeze gute ku buryo uyu munsi mwaje kwisanga mwese mutari kumwe kandi mama wanyu ahari ariko nawe mutabana? Byaje kugenda gute? Ni birebire. Badukoteshereje ahantu igihe gito nk'amezi 2, baba barabiretse. Nyirinzu twari tubayemo aravuga ati nanjye ntago abana bambera mu rugo batishyura, atadusohora tujya hanze. Abakobwa 2 muvukana ubu waba uzi ubuzima babayemo cyangwa se aho baherereye? Naba nkubeshya, ntago mazi. Umuvandimwe wawe wundi w'umuhungu we afungiye Gitagata, niyo makuru mfite. Iyo makuru ufite? Yes. So nyuma yo kwisanga muri ubu buzima bwo kubaho wenyine, bwo kwitunga, bwo kwimenyera buri kimwe cyose, kandi ufite umubyeyi, wihangane mbere na mbere kuba umubyeyi wawe w'umupapa yaritabye Imana. Njyewe hari amakuru menshi nkuziho, hari n'ubuzima bwinshi twabanyemo buri nyuma y'ubu ngubu abantu batazi. Ariko niki wabwira abana bari hirya no hino ku mihanda, cyangwa se abana bari mu buzima bubi ubwo ubayemo cyangwa se n'ubwo wahozemo? N'ubu ngubu ntibirarangira ku bantu batwumva babimenye mbere na mbere. Impamvu twahisemo kukuzana kuri kamera ntabwo ari uko mu by'ukuri wujuje imyaka y'ubukure cyangwa se imyaka ihagije yo kuba wajya kuri kamera ukihitiramo buri kimwe,
ariko kubera impamvu z'ubuzima n'impano ufite turashaka kugerageza ibishoboka byose kugira ngo turebe ko impano yawe yazamuka ukazitunga. Icyo utabashije guhabwa n'umuryango wawe, icyo utabashije guhabwa n'ubuzima bw'ishuri wakabaye waragiyemo ukiga ukamera neza ukarererwa mu muryango mwiza nk'abandi bana, kugira ngo nibura turebe ko impano yawe yonyine twayiteza imbere ikazagutunga, niho twahereye dufata icyemezo cyo kukuzana kuri kamera. Mbere na mbere niyihe nama wagira abana bari hirya no hino mu gihugu bari mu buzima bubi cyangwa se nabo batagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi babo uko nawe bimeze? inama nabagira rero, nababwira ati bahumure, bashikame, bicika intege, bakomeze bashakishe pe, kuko nanjye naje kwisanga mu buzima nkakimenyera icyo nyakamenya umwambaro nambara, ariko pe ibyo byose nabinyuzemo, nanyuze muri byinshi, nagiye mura n'abandenze, nkagakubitwa, ngakarara muri rigori, umuntu wese anciyeho ngo dore cya gisambo, ako si uko nibaga, njye ntago nibaga, ariko Imana nayatse igisubizo iransubiza, inzana ku mubyeyi bita Maboko, none ubu mundeba mbayeho neza. Urakoze. Nubwo uvuze ko ubayeho neza ntabwo biraza, ni gake gake uko Imana izajya idushoboza ubuzima buzaza kandi bizagenda neza. Icyo mbere na mbere nagushishikariza ni uko wirinda ingeso mbi, haba izo z'ubujura. Nubwo uri mu buzima bubi buzahinduka, igihe kizagera ubeho mu buzima bwiza, igihe kizahinduka ubeho aho nawe uzajya ukenera ikintu ukakiha utagombye kujya ku muhanda cyangwa se gutega amaboko abandi. Wakongera ukatunosheraho gato ku mpano ufite yo kwigana Bijiyo Bija ndetse n'undi mukomedi uwo ari we wese mu Rwanda ushobora kwigana? Mbasusurutse kuri Bijiyo Bija, niwe nashishuye ijwi ryiwe neza, ndarifata. Yego. Umva kanira icyo kidobori, none umva se kandi none ntago nakubirindura, ngo ntago nagushatse, akasuku nicyo cyane kirandirumbira, ariko baga witonze, ibyo byose wigira biraza muri iyi minsi kurarangira, urandorerama kiragendaga kirataragurikira kiragwaga hiryaga n'iruhande. Sha iki cyo kije kumara iki? Wacanawe kabiri kangahe nkubwira? Urashobora koraga iki? Ago birandeba, ago manya mufitega ubwo nagusadanura, kikirenderendera nyakubwera bwera nyaguhwera hwere, nyakubaga nk'igihunyira kigihunyira, wacatawe. Reka mbanze nkubwire, ago wigira buretse kazagabanuka muri iyi minsi, urandorera nuko byambereye. Urakoze cyane Kenny. Kuri mikoro za Maboko Empire uzajya uhagaruka kenshi wereke abantu impano ufite. Hano ni mu rugo nkuko mukunda kubivuga, hano ni kwa Daddy, nta kibazo na kimwe muzigera muhagirira ku biri mu bushobozi bwacu buke, tuzajya tubafasha uko dushoboye. Uru rugendo tugiye gukora ni urugendo rurerure ruzasaba imbaraga z'umubiri n'iz'umutima, ariko tukagerageza ibishoboka byose impano zanyu zigatera imbere. Hano hari na mugenzi wawe, nawe wamuha umwanya akaza sanga Kenny aho ari kugira ngo tuganire twese. Muhereze mikoro nawe yibwira abadukurikiye. Banyita Izamukuze Jacques. Jacques, umeze neza? Aha, Jacques, nawe uri umwe mu bahungu banjye, uri umwe mu bahungu ba Maboko, uri umwe mu bahungu ba Maboko Empire, umuryango wacu. Tangira nawe wibwira abadukurikiye, nawe ubabwira uburyo wisanze aha hantu n'uburyo wisanze muri ubu buzima. Jewe banyita Izamukuze Jacques, navukiye aho bita Igihinga. Jacques, wowe ni gute waje kwisanga muri ubu buzima? Ni gute waje kwisanga Kagasa? Njyewe mama wanjye nyine nta kintu yarabayeho, twagendaga mu nzu bakatwirukana,
nyine mama aza kubona umugabo amutera inda, wari uwo mwana ari njye navuyemo. Maze ubundi mama yarankujije ndakura nta nubwo nari nzi na papa wanjye na mama nawe sazi na papa na papa wanjye, kuko njyewe nabaye mw'ubu buzima kuva nkuze. Papa nabaye nari mfite imyaka 8 ubu kuko mama wanjye yanaga. Ubwo rero mama wanjye nawe yarananiwe aravuga ati ngo sinarera umwana ise nawe kuko muzi sindamubwira umwana, sindamubwira ise, sindamubwira umwana we. Ise papa wanjye mama wanjye nawe yabonye atabyishoboza ajya gushaka undi mugabo muri ngendo baba aho bita muri Ruhuha. Ubwo rero mama wanjye yambwiye papa wanjye, ngiyeyo nsanga ashatse n'undi mugabo. Ubwo ngiye kuwo mugabo uwo bakubwiye ko ari papa wawe? Njye bambwiye ko ari papa wanjye. Yego. Ngiyeyo arambwira ati sinzi nyoko. Yego. Arambwira ati iso nako nyoko twahuriraga mu muhanda nk'uko nguko tukaryamana. Njyewe sinzi nimba uri umwana wanjye cyangwa utari umwana wanjye, sinagutunga mvira mu rugo. Yego. Ubwo rero nagiye kwa mama nsanga yashatse undi mugabo. Yego. Kubera ko na mama nawe yanze kwirirwa azenguruka hirya no hino, aravuga ati genda wimenye. Arambwira ati ngo genda wimenye umugabo. Ubwo ubwo mugabo yanunze ukwezi, uwo mugabo nyine wa mama. Yego. Arambwira ati sinaba, arambwira ati sitwabana ariko utari n'umwana wanjye. Ubwo hari n'agashiki kanjye mama yari yarajyanye kaba k'uwo mugabo. Yego. Uwo mugabo abwira mama ngati ngo sinatunga umwana utari uwanjye. Ubwo twese nuko twahise tugenda. Mushiki wawe ubu ngubu ari he? Mushiki wanjye ubu ari kwa se. Twese tugira abapapa batandukanye. We papa we yemeye kumwakira? Ubu ngubu we nta kibazo afite? Nta kibazo afite, araniga aranamwiririra. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 15. Ufite 15, mama wawe mwatandukanye ufite imyaka? Mfite imyaka 8. Ubu ngubu umaze imyaka 7 witunze. Urugendo rwawe rw'imyaka 7 kugera ubwo tumenyanye njye nawe, kugera ubwo ngerageje kubafasha, nyuma ntibize kugenda neza, nanjye nkaza kugira krize, ubu ngubu tukaba twongeye gusubukura. Urugendo rwawe rw'imyaka 7 rwari rumeze rute? Ntago rwari rumeze neza. Njyewe hano Kagasi nyine muyu murenge turimo Agashora. Nari mfite kaka wanjye yabaga inaha. Yego. Mujeho nawe kubera ko umugabo we yarapfuye, ahita ashaka undi musaza nyine kubera ko ashaka uwo mu rungano rwe. Yego, ashaka uwo bangana kugira ngo ubuzima bukomeze. Uwo musaza nawe aravuga ati ngo njyewe sinatunga umwana tutabyaranye. Yego. Ubwo uwo musaza yari afite abana 2. Yego. Yari afite umuhungu n'umukobwa. Abakobwa n'uwo muhungu barandutaga. Yego. Aravuga ati sinatunga umwana utari uwanjye. Ubwo nibwo nisanze mu buzima nkajya ndara ku muhanda, abanyerondo bambona bakankubita ngo dore cya gisambo kimwe cyatujengereje kitwibira inkoko. Ubwo rero narabonye nereta umuntu nyine w'umuturage, ndavuga ati ngo nabi wawe nkazaza maba ahita nangiza. Amaje kunangiza nanjye nakurikiranye ishuri
aho hantu uwo muntu nawe yari afite umugabo. Uwo mugabo aravuga ati uyu mwana waramufashije ngo waramufashije nawe najya ahandi kuko amaze kuturambira. Nibwo nagiye ndagenda mpura n'umuntu yitwa Maboko. Ndamubwira ati ese Mabo, nje nkibera iwawe nkajya mbyuka nkajya ko mwoga nkajya ku ishuri udurimo twose umbwiye nkadukora, hari ikibazo? Maboko kubera ko ari umuntu mwiza aranyemerera. Ubwo rero nanjye nakomeje ubwo buzima mbamo, nkageraho nkajya kwaka nyine kaka wanjye nomero, nkahamagara mama nkumva ko ameze. Ejo bundi uwo mugabo babaho yanamuciye n'ugutoki, ubu ari i Nyamata. Pole sana. Ubu mama wawe arwariye i Nyamata kubera ko umugabo we yamuciye urutoki. Wigeze ugerageza kumusura se? Reka kubera ko nta bushobozi nari mfite bwo kumusura. Bizagenda biza. Hanyuma muri uru rugendo rwawe rw'imyaka 7 witunze wimenya umenya buri kimwe, niki cyagufashije kuba umaze iyo myaka 7 witunze utarafungwa cyangwa se utarahura n'ibindi bibazo by'ubuzima cyangwa se ngo wisange uri hahandi ugira ibyo ubazwa kubera amakosa runaka wakoze? Niki cyagufashije? Nihe wakuye imbaraga zo kwihangana? Nakuye imbaraga zo kwihangana, nahuye n'uyu muntu yitwa Kenny, tukazaza duhigana tujyana kabisi n'agahiye. Kenny ni nawe wakunzaniye bwa mbere? Ngewe ntabwo nari nkuzi. Twajyanaga akabisi n'agahiye tukumva nyine ko ubuzima bukomeza. Ni iyihe nama wagira abana babayeho mu buzima bubi nk'ubwo murimo, bumva ko ejo cyangwa ejo bundi nta cyizere cy'ubuzima? Ngewe inama nagira abantu bose bari kunyumva, babana kandi tungana nabo tutangana bakuru, yego, nabo bazamenya icyo bigezaho. Ubundi kugira ngo umenye icyo wigezaho urabanza ugashaka, nyine n'ababyeyi bawe ufite, urabanza ugashaka umuntu ubaho. Yego, icyo nicyo cya mbere. Yego, akagutangiza isura akakwishyurira, nawe waba mukuru ukimenya, kuko sinigatebe gatoki, ubuzima burahinduka. Umunsi bishobora kuba ari bibi, ejo bikaba byiza. Uyu munsi bishobora kuba ari byiza, ejo bikaba bibi. Mbere na mbere ni ukwihanganira ubuzima murimo, ni ukwihanganira ubuzima bubayemo. Hari aho bigera nyine mukumva biranze, ariko mujye mugira ijambo ryo kwizera, muvuge ngo ejo bizakunda, ejo ubuzima buzagenda neza. Ngewe rero n'ubundi kuva ku munsi wa mbere twahura, icyo nari mfite kubafasha narakibafashije. N'uyu munsi tukiri kumwe, icyo nzaba nshoboye nzakibafasha, ariko nanone birabasaba namwe kuba abana beza. Murabizi hari ibitaragenze neza mu gihe nabafashaga, mfata icyemezo cyo gukupa buri kimwe cyose. Nanjye nyuma ntibyaza kugenda neza, ariko aho bigeze tugiye kongera gusubukura, tugiye kongera gutangirira hasi. Ikindi nuko mugomba kuba intangarugero muri sosiyete, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazisanga hari ibyo abantu batubaza ngo hajya kumva ngo hari ibyo mwangije cyangwa se hari abantu runaka mwagiye muhemukira. Ubuzima bubi bubaho, ariko buberaho kwigisha. Kuba uyu munsi mutarajyanywe mu kigo ngororamuco cyangwa se ngo mube mufungiye ahantu runaka, nuko mwagerageje kugira imyitwarire myiza muri sosiyete. Birabasaba imbaraga z'umubiri n'iz'umutima, ariko nanone mukagerageza kugira ngo mugire icyo mumenya cyangwa se icyo mugeraho. Mu minsi iri imbere nibinyemerera, ntabwo nabyemeza 100%, ariko mu minsi iri imbere nibinyemerera, ibijyanye no gukomeza ubuzima bwo kwiga byo byamaze kutugora, ariko ngiye kugerageza ibishoboka byose mbigisha imyuga. Icyo nshoboye kubafasha nonaha ni ukubigisha ibijyanye no gusudira, kuko nibyo nzi kandi nibyo nshoboye kurusha ibindi, nabyo nshobora kubonera umwanya. Muri iyi minsi ngiye kugerageza uburyo bwose bushoboka, ndebe uburyo nabigisha gusudira, kugira ngo namwe ejo cyangwa ejo bundi muzaba abagabo, muziteza imbere uko abandi bajya hirya no hino mu biraka.
iyi zone dutuyemo ni quartier irimo inganda nyinshi, kuba hazi ni muri Bugesera Special Economic Zone. Nibura mwamenye gusudira namwe mwazitunga cyangwa se mukazatunga imiryango yanyu cyangwa se ababakomokaho. Hereza mikoro Kenny kugira ngo nawe atubwire niki yumva ashoboye kurusha ibindi mu bijyanye n'ibyo ashobora kwiga. Kenny, uyu munsi nidufata icyemezo cy'uko tugiye kukwigisha imyuga, nababwiye ngo icyo ngewe nshoboye ni ukubafasha mu bijyanye no gusudira, nkabigisha gusudira mu biraka bike tugenda tubona mukigiraho, haba hari icyabonetse tugasangira. Ariko mbere na mbere niki wumva wowe ushobora kwiga cyazakugirira akamaro nk'umwuga? Jewe nashobora gukina comedy. Gukina comedy? Yes. Ikindi kandi nashobora gusudira. Yes. Ibijyanye no gukina comedy tuzakomeza dufatanye, nzabafasha, ariko nanone n'ibijyanye no gusudira nabyo turabishyiraho akabaraga mu minsi iri imbere. Ntabwo tugiye kubitangira none, ariko mu minsi iri imbere nabyo tuzabitangira. Jacques, wowe ni izihe mpano ebyiri wiyumvamo kurusha izindi? Yewe ntiganye bijiyo bija pe, ariko njye n'akandi kazi kose nagakora. Akandi kazi kose wagakora. Ubwo tugiye mbere na mbere gutangira ibijyanye na comedy. Tugiye dukina comedy, dufate ingingo runaka tuyikineho comedy. Hanyuma nibifata izina ryanyu rikazamuka, muzakomeza umwuga wo gukina comedy. Ariko nubwo ibyo byose tugiye kubikora, tugiye no gushaka uburyo mutangira kwiga gusudira. Bigisha imyuga igiye itandukanye, ariko turahera ku myuga yo gusudira. Hanyuma hari ubuzima bubi murimo uyu munsi butagiye guhinduka, kuko ntago nabizeza ko ngiye kubaha ijuru nanjye ntaryo mfite. Ariko icyo musabwa nk'uko mwihanganye icyo gihe cyose, mukihanganira ibibazo, mukihanganira ubuzima bubi, mukihanganira gutukwa, mukihanganira gufatwa nabi muri sosiyete, ubu none ahangaha birabasaba kwihangana kurushaho, birabasaba kongera ubwitonzi muri sosiyete kugira ngo ibintu byose tubigendanemo neza. Kenny, wowe umaze igihe kingana iki witunze? Ese urugendo rw'ubuzima rwo kwitunga no kumenya barumuna bawe, kuko ngewe nkurikije ibyo twaganiriye ndabizi ko hari igihe wigeze cyo kumenya barumuna bawe. Muri icyo gihe cyose ni biki byagukomereye? Ese ni biki byaguteye imbaraga zo gukomeza? Njyewe mama yadutaye mfite imyaka 6. Ubu ngubu ufite ngahe? Ubu ngubu mfite imyaka 14. 14. Yego. Urumva ni urugendo rw'imyaka 7 cyangwa 8. Yes. Mu rugendo rw'imyaka 7 ni iki cyagukomereye? Ese ni iki cyaguteye imbaraga zo gukomeza ukumva ko ubuzima bushoboka? Njyewe niyumvishagamo ko Imana itanaho ngaho ifite icyo yaneguriye. Iyo Imana ifite ikintu yaguteguriye, nawe ushiramo imbaraga sucika intege. Nuko nanjye nagiye nshyiramo imbaraga nkumva ko ibintu byose bishoboka. Yego. Koko nasanze bishoboka. Iri kugenda inzamura gake gake jya mu miryango mbese bizaza. Hanyuma mu buzima bwo kwita kuri barumuna bawe igihe mwari muri kumwe cyangwa se n'ubu ngubu mutari kumwe, ni iki kiguha imbaraga zo gukomeza ukavuga uti ngewe ibintu nabigeraho? Jewe nuko aho twacaga hose baravugaga kubera ko bangaga mama. Ibi ni ibyana bya wa mugore. Ngo wa wundi ngo ugira iki ngo unywa amatabi nganywa inzoga, kandi pe mama babaga bari kumubeshyera. Nge nkakumva ko kubuzima bushoboka. Nuko naje gukomeza. Mushiki wanje twatujyana aho ngiye hose, twarara mu muhanda tukararana. Nuko nawe ubuzima yaje kuburambirwa, abayumva ko yajya gushaka ubundi buzima handi. Nuko yahise acika, kuko nanjye ntago nari mfite ubushobozi bwo kumufata, nta kintu nari kumuha. Haragenda nanjye nkomeza ubuzima bubi. Reka dukomeze dufatanye dufatikanye, wenda nituza kugira
ubushobozi n'amahirwe umuryango wawe tuzawushakisha, mwese imiryango yanyu tuzayishakisha, tumenye ubuzima babayemo, tumenye ese mu by'ukuri ni iki cyatumye bigenda gutyo. Mbese tuzagerageza, tuzafatanya ibishoboka byose. Guhera uyu munsi reka twihe intego. Njyewe nk'umuntu wabamenye nkagira uburyo ngerageza kubafasha, n'uyu munsi ndacyemera kubafasha, n'uyu munsi ndacyemera kugerageza ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Uko muri hano muri babiri, nimwe tugiye gutangirana na bariya bana bandi twasize inyuma, tuzakomeza tubafasha, ariko byo ntago bizajya biza kenshi kuri kamera, kuko impamvu twafashe mwe nuko ari mwe musa naho mukuze muri bariya bose. Ariko n'ubundi uko nakomeje kujya mbafasha uyu munsi bigiye gukomeza, mwese na bariya bandi tuzajya tugenda twegera imiryango yabo, tuganire nabo, twumve icyo bisaba cyangwa se icyo twabafasha mbere na mbere kugira ngo basubire mu miryango yabo, kuko niyo ntego yacu ya mbere. Ariko nanone nibidakunda tuzareba n'iki dushobora gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo tubafashe muri rusange. Kenny, ibijyanye na mitiweli, nibuka ko hari icyo umurenge wari wagerageje kubafasha. ubu iyo ndwaye ndategereza indwara ndwaye ikikiza, cyangwa akajya mabya kuko akareba ko byakira, cyangwa umuravumba. Ubu nta muntu wanshyigikira mfite. Ubu no mu ndangamimerere ntago nanditse, sinzi mba afite mituweli kuko nayo mfite, nta n'ikarita mfite bivurizaho. Ibyo byose tuzagerageza bizajya ku murongo. Njyewe ikintu cyonyine nabasaba ni ukuba abana beza. Niba twavuze ngo tugiye gufata icyemezo cyo kongera gufatanya, turebe ko ibintu byakongera kugenda neza, turebe ko ubuzima bwagenda neza, murasabwa namwe kongera kumbera abana nk'uko byahoze. Ikindi nzagerageza kuvugana n'ubuyobozi bwa hano Kagasa no muri Gashora muri rusange, kugira ngo turebe n'iki bisaba, kugira ngo niba mvuze ngo ngiye kubafasha ariko mbafashe bizwi, bafashe ubuyobozi bubizi, babe bazi impamvu muri hano, babe bazi impamvu turi gufatanya muri buri kimwe cyose. Rero mbere na mbere impano yanyu yo gukina komedi tugiye kugerageza ibishoboka byose, turebe ko yakura, ari nako tubigisha indi myuga ishobora kubagirira akamaro, by'umwihariko muri iki cyanya cy'inganda duherereyemo. Icyo nabizeza muri rusange, nk'uko twahoze dukorana, nk'uko twahoze dufatikanya muri byose, icyo nzaba nshoboye kubakorera nzakibakorera, ariko igihe cyose bitarakunda ndabasaba kwihanganira ubuzima bubi mubayemo, ndabasaba kwihanganira amagambo y'abantu agenda baca intege. Ibintu byose birashoboka, na bariya abasitari bose mubona bari bameze nkamwe, ibintu bizagenda neza. Tugeze mu mwanya wo gusoza, ariko tunashimira abantu. Ndagira ngo ufate umwanya ushimire abantu bose bagiye bakugirira neza mu rugendo rwawe, cyangwa se mu gihe wamaze muri ubu buzima bugoye. Ndashimira umugore wa Mutekano hano haruguru kwa papa Marita. Ndamushimira rwose, yambereye umubyeyi mwiza, akampa inama nziza. Ibyo ndabimukesha, ndabikesha n'umugabo we. Nshimire n'uwo bita kandi wabo wa hano ruguru acuruza resitora, aramfasha iyo nabuze ibyo kurya bihari, arabyegeranya akavuga ati reka me aba bana nabo barebe ko inzara bafite yakira. Kandi nshimire na mama Robert. Mama Robert buriya hari ukuntu abona nashonje akankubita amafaranga akajya kwirira, nkakumva ndahembutse. Nshimire n'uwo bita mama Rivina, nawe ni umubyeyi mwiza cyane. Yego. N'uwo bita umugore wa Damascene, nawe ni umwana mwiza cyane. Abantu ba Kagasha bakubera ko hari marine zindi zazaga zibaga, bakumva ko ari twe, ariko buriya Imana hari ikintu ikora ukumva urishimye nawe cyane. Nuko nshimire n'umudamu bita mama Gato, mama Gatoya.
uriya ni umudamu mwiza, hari igihe iyo twashonze aragenda akatugaburira tukarya tukumva inzara irashize, yaba hari n'igikoma akaduha tukarenzaho. Rwose Kagasa yambereye umubyeyi, kandi na Maboko ndamushimira rwose, yambereye mwiza, yambereye umubyeyi mwiza, kandi n'ubu aracyamfasha. Kagasa si yambereye mbi, ahubwo yambereye nziza, na Maboko aramfasha. Ndagira ngo mbabwire abantu bavuga ko niba, njye si niba, ikintu nundwa nacyo, mwaza abaturage bajya kumpa igiceri bakababwira ati murabona inzara iranyishe, twe na mugenzi wanjye murabona inzara iratwishe, mugira uku niyo mwaduha ibyo kurya, turabyemera. N'ababyeyi nabo bakaduha tukarya tukarenzaho amazi, nuko dufite aho turyama tukajya kuryama, igihe kikagenda cyicuma, ni nako umuntu aba akura. Murakoze. urakoze. Mu bantu washimiye ntabwo nigeze numvamo Cynthia, kandi nzi ko ari umuntu wagiye abafasha kenshi, akabatunga igihe kirekire, akabavuza mwarwaye, n'ibintu byinshi nzi ngewe yagiye abafasha, kugeza nyuma y'uko nagerageje kubafasha tugatandukana bitewe n'utuntu tumwe na tumwe tutari twagenze neza mu bijyanye n'imyitwarire. Niwe muntu wahise abafata mu nshingano, akomeza kugerageza kubafasha. Mu bantu mwashimiye ntabwo namwumvisemo. N'uriya mubyeyi pe yarakoze, hari mu bihe twari durwaye sishikara, aradufasha akazaza dukaraba akadushiraho umuti, none ubu bikaba byaragiye. Ndamushimira, n'umubyeyi mwiza cyane, yatubereye umubyeyi mwiza cyane, ndamushimira nawe, yarakoze. Njyewe umuntu nakumva nashimira cyane n'uwo bita Maboko. Maboko bino bintu by'ibiheri twari turwaye bita shishikara byari bigiye kunyica. Maboko yajya ku muhanda akareba ndaryamye, ibi bintu ari byo byandyamishije nenda gupfa. Maboko anshyira kuri moto anjyana ahantu bita muri farumasi, angurira imiti, tukajya no k'uwo mugore bita Cynthia akaduha amazi tugasigaho. Uko nguko byagiye bikira, ubu ngubu tumeze neza, kubera ko umuntu yaducishije ibi biheri bamwita Maboko. Niwe nshimira cyane. Nshimira ni bande? Abandi nshimira umuntu yagiye adufasha, harimo uwo bita Mama Gato na Cynthia. Cynthia yabonaga turwaye akatuvura, yabona twaryamye twabaye abanebwe, akavuga ati rero ubwo rero mwarushye, akajya agashaka umukozi, twebwe tukaruhuka. Umukozi byamunanira, ubwo rero natwe tuba twaruhutse tugakora utuntu, iyo mirimo nyine umukozi yakoraga, kuko ni ukumesa no kuvoma gusa. Namwe akabamenyera icyo murya, akabamenyera amazi, mugakaraba, mukamesa, mukamera n'ibyo kwambara. Nta kintu Cynthia yegeza twima. Ariko nshimira umugore yitwa Kaniwabo, iyo yabonaga twaryamye ku ibaraza rye ku umuryango we twawugarije nyine, twaryamye hariya n'undi yaryamye hariya, ari njye na mushiki wa, ari njye n'uyu nguyu ubona yitwa Kenny. Ndashimira n'uwo bita Nyagasaza buriya hari igihe ajya adufasha, ariko natwe hari igihe tumubera inuzi. Igihe ajya adufasha akatubwira ati mwabana ibi si byo. Cynthia yatujyanye mu ishuri, natwe pe nyine turamunanira. Aravuga ati njyewe sinabana n'abana bananira batumva. Turagenda dutora inifomo, yaratubwira ati inifomo muzisige, turabyanga. Turamubwira ati ngo twebwe dushaka kwiga, nubwo tukunaniye ariko twebwe dushaka kwiga. Ubu ngubu turazinduka tukajya kwiga, tukavayo tugashaka rero ibya nimugoroba, nuko tubayeho. Ibitameze neza muri iyi minsi bizagenda neza, tugiye kongera dupfundikanye ibishoboka byose, turebe ko ubuzima bwanyu bushobora kugenda neza. Nubwo ngiye kubigisha n'ibyo bya sudire, ntabwo ubuzima bw'ishuri muri buze kubuhagarika,
kuko ngewe byagorana kuba twabana nyine mwarananiranye. So mugomba kumvira mbere na mbere inama z'abantu bose bagerageza kubagira inama, mugomba kumvira abayobozi banyu ku ishuri, mugomba kumvira abantu bose muri sosiyete, kandi mugakomeza mu kubaha abantu nk'uko byahoze. umuntu nubaha cyane ni mwarimu no bita amaboko, kuko amaboko iyo nashonje arangaburira, nta kintu mbura. N'abandi bose mugomba kujya mububaha kubera ko bagira uruhare runini mu mibereho yanyu ya buri munsi. Ibyo ngewe ntabasha gukora byose ngo mbikemure, ariko abo bandi ba Cynthia, abayobozi, abaturage n'abo bantu bose bagenda babafasha, mugomba mbere na mbere kubumva kandi mukanabubaha. Buriya tica aguha ubumenyi, akakubwira ati ibi bintu uri kujyamo ntago ari byiza. Yego. Nicyo kirumukundira, aguha ubumenyi ukamenya ubwenge, ku buryo wanatwara n'imodoka. Yego. Ari tica abikugejejeho. Yego. Niwe nubaha cyane. Yego. Kenny, dusoza, ni iki mwabwira abantu ko mugiye gushyiramo imbaraga kurusha ibindi kugira ngo mukomeze gutera imbere kurushaho, muzanabashe gusiba ayo mateka mabi yabaranze hirya no hino cyangwa se yaranze ahashize hanyu? Ni iki mugiye gukora none aha ngaha kugira ngo ubuzima bwanyu bugende twebwe neza? ikintu twahereye na kera dukora kandi dushobotsa, twabaye abana bajijwemo, ariko iyi si turiho irajijura. Nuko nkikiva kwa Cynthia natangiye kwicuza ukuntu, akicuza ndi mu muhanda, akicuza ukuntu nabaga ndiyo njya neza ninywera igikoma, ako pe ndamusaba imbabazi, ninjye namunaniye. Ninjye namunaniye pe. Buriya hari ukuntu atamujya imbere ngo musaba imbabazi, numva afite isoni. Ako njye ndamusaba imbabazi, yatubereye umumama mwiza, ntacyo yatwimye, kandi ndashimira n'abantu bose bakagasa kuba nyikiriho mbikesha bo, kandi kuba nyikiriho mbikesha wowe, kuba nyikiriho nanone ndabikesha Imana na Cynthia. Yego. Mwambereye ababyeyi mbeza, mukazaza munzamura genda ariko ubuzima bwicuma. Ndagira ngo mbabwire rero, Yego. imyaka igenda ikura ariko ubwenge bwisunika hejuru. Twe na mugenzi wacu ibyari kera cyarajijutse, ubu dusigaye turi abantu basobanutse. Twebwe aho kwiba, aho kugira ngo uzibe cyangwa utega amaboko cyangwa ujye ibyo utakoreye, urabikorera ukarira ukuri. Rero reka duhinira aha, ibindi byose tuzagenda tubireba uko iminsi igenda yegera imbere. Abakunzi ba Maboko Empire bazagenda bamenya ubuzima bwa buri munsi mubayemo ndetse n'impinduka zizagenda zibubamo. Ibintu bizageraho bigende neza, ubuzima bwiza buzaza, kandi aho mwagiye mugira ibibazo ntibizabatere gucika intege cyangwa se kwiheba. Ubuzima bwiza bubaho kandi burashoboka. Yego bubaho, ariko wizeye Imana byose birashoboka. Yego, byose birashoboka. Rero reka uyu munsi tubasezerere, ubutaha naho kuri tere turi gukina komedi twereka abantu icyo mushoboye muri rusange binarenze ibi ngibi. Yes. Murakoze. Ni iki mwabwira abakunzi ba Maboko Empire mbere yuko dusoza? Abakunzi ba Maboko ndagira ngo bajye bamukurikira, kuko Maboko atanga uruhano, kubwira abantu neza, akababwira ati iki si cyo. Azana n'abantu baciye mu buzima bubi, bakabwira n'abantu bose baciye bari mu ubwo buzima, akababwira ati bino bintu si byo muba mukora. Yego, hereza na Kenny mikoro. Kenny, ni iki wabwira abakunzi ba Maboko Empire muri aka kanya? Nabashimira ko mukoze cyane. Na Maboko Empire ni urubuga rwiza cyane, kandi nawe afasha
abantu neza cyane, ni umubyeyi mwiza, ndamushimira kuba yarankuye mu buzima bubi akanzamura, nkakaba ndi kugenda nzamukamo gake, ariko ni byiza byose ndabikesha Imana. Abantu rero mukurikiye Maboko Empire, ndabashimira namwe kandi ndabakunda cyane, kandi nanjye muzankunda.